itangazo ku rubuga ewana nangire nangaje abakozi bahamagaye cya kijambo cyitwa Nsuki. Yes Chuki, imeze bite sha? Ntukitabe nk'akabwana kangurube wowe hano tuvugane. Utanga ahangaha sha, ngwino usange hano kuri iyi kampani yanjye wongeye gutanga abakozi bankorera ibyo nshaka gukora hano. Kandi uraza uri seriye kabisa, uri ready. Uzanye n'aka kajiri kamwe gatukura wagipanjura. Sawa gira vuba wihute nk'umusuzi ungezeho. Sawa nangire mbahereza ubutumwa ugende bubagiraho buri umwe wese aragenda yizana. Ubwo ngiyo uriya mupeti wanjye araza yihukana ukurikiranire hano. Abashaka akazi barahasanga hano kwa Nyirabiteke cyangwa se kwa Nyirabuye. Supervisor ndabona akazi wagatangiye wallahi. Usanze rero ndimo guha abantu ubutumwa baze bagiye bamaze kubibabwira se? namaje kubikiraho kabisa kuko nitabishije amaguru nk'imbwa ngira abantu banaje ubundi ntabwo baraye. Umva ubigeze vuba cyane. Urabona se gahunda online nayibona. Umva wayo rero wowe ubona ukuntu gusta bari gusange baradusanga hano kwa Nyiramateke cyangwa kwa Nyangurube kwa Giteke se kwa Noza kwa Bavedastira aho ngaho kabisa. aho ngaho rero nanjye agakandaki arya no guteka mitwe ni ibintu byanyabyo no gutanga akazi cyangwa no guteka ni ibintu biri serious bro. Ndaguha akazi akora sasa waretse tukabigira guteka mitwe ko nzi ko zira staff zibamo ibiceri papa. Akazi naka wanyana yimbwawe none se wanyewe ko ndimo ndagira ngo nkugire ibintu byunguka buri bintu byunguka se birunguka iki kampani yanjye uje guhabwa akazi. Umva nkubwire wa musore iki nako wa mugabo nako si umugabo kuko nta mugabo uruga wa muneke wagira urabona ukuntu zesitaye hari boro watangira akazi ubuteka mitwe turimo turabiye. Sinzi impamvu rero uri gushaka kugira ibintu bya danje. Hari ahantu kwa Giteke bagusanze wavuga icyatumye uhazi ahubwo n'ibyo. None se nye turajye tubwira abantu baza kubafukisha amajiro kuko ngiye amajiro arandafite. Niko bimeze. Ubwo rero tugende se tugiye vuba ahubwo banguka tugende sha. Duce inzira yo kwa Gikere kuko niyo ya hafi. Gikere cyangwa kwa Biteke se wa ya duce handi kuko zahita duhinduka inyuma tuzenguruka. Sawa tutagenda kwagiye wari wanaziteye ubashamba nabikoreye kugesha warutogo. Rero niba watanze itangazo wambwawe ubu ibintu byagenda neza sha naritanze abakozi bizera mu kanya babaje. Abakozi mu kanya baraza nk'utugurube birukana ibitiyo byinshi. ngo niyo bamara kuza turetse gukora raporo ndatangira muri liste. Liste rero ubwo ndahera ku muntu wa mbere mbanze genda nandikaho kugira ngo naza n'ubundi duhite dukomereza. Ngira vuba. Gahunda yo kunipanse abantu ko batarimo baraza wakigana bure. Ongera rero muri telefone wanjye. Oya bari buze bagiye kuza mu kanya gatoya gusengegera nge turabagiye ugenda gake. Bavayiza uwanzanye mu kazi none abantu nini baratangira kuza. Maburetse baraje dore ko ibintu bimeze. We manager uretse dore ko ibintu bipanze hano. Iyo kayi
iyi kayi ikajyamo umuntu wagize gute wishyura ibihumbi bingahe wa mwungana 6 turayabakuramo ndaka 6 akakugura turayabakura kuyinjiramo ni 6 ubwe okay iyi kampani kandi ujye babwira ko yitwa agashyushyu hari handitseho andi magambo ubwo turabigenza ayo magambo ayo ngayo araza nyuma wacyana we ni mu buryo nyine bwo kugira ngo abakiriya baze birukanka abayede ubwo kampani ngo ni gute haryo agashyushyu limited sawa kenda uyu mugabo afite ikihe kibazo waraje uraza mu kazi gusekera twerabona turi guseka nawe kwanza wabonye akamesaje mesaje wayibonye akamesaje yego nayo uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe namaze kumubona ariko ugira umuco iyo ntebe twebwe niyo turi kwandikiraho birasaba ko turi kwandika uhagaze nka bombo yo kugata ari bobo bajye pabikinga kuvugisha menshi ariko upatinga wa mugabo we uzi uko kugumya kundakaza biri buguhesha amahirwe yo kutabona akazi mbese nakibona akazi urakabona amafaranga urayafite se utangaye ahubwo se mwe nangamo turi kukubaza ukatubaza turakubaza umwarimu akubajije nawe uramubaza wa mugabo ariko shana umva nawe kazi muramubwira nabi okay patron ni 6,000 kwinjira mu kampani mu gitondo turatangira kubaka dore nayo hano tugiye kubaka urabona yuko urabona hajyemo nk'iyo nzu wa mugabo urareba nari amashu ano mashu muyakuramo aya mashu mu gitondo ntabwo nyakeneye muratangira muyakuramo 6,000 ukagihembwa 10 ku munsi okay muratanga witwa nde niyo kare gira vavo nitwa Jean Pierre inde ugira izina rimwe nk'imwe Jean Pierre umushyira 6,000 Jean Pierre utunyishyura Jean Pierre uretse barangize witwa nde sorry na 6 kandi akanyenyeri amaze kugera mu kazi ubwo igisigaye no gukanda akanyenyeri shyira hano twahita tuguhanije kwa supervisor nimero yanjye yimbwira 0,9 supervisor n'abakubwira nimero mpuzanira kashi 13 wewe mubwira n'abakubwira nimero mpuzanira kashi 8,7 8,5,7 kiravuga ikibona akamesaje akazura wagahawe kabisa message yaje y'amafaranga 6,000 ndayibonye idukora system kuri nimero yanjye fast si 3 turakajire ngaho ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi nimero ni yayindi si ngombwa ngo nikubwire mazina n'insuki mazina n'insuki sawa ubwo rero we gahunda ukuntu zesitaye mu gitondo uzindukira hano nk'umwaka uze hano utangira akazi icyitonderwa ntabwo twakubwira amategeko n'amabwiriza icyitonderwa nta kuza mu kazi aho unyweye inzoga nta kunywa amata geto uba muri geto uracyari iwanyu akazi we wamaze kukabona ubwo urongera andi mafaranga urashaka abantu ba muri geto ukiri iwanyu wahiga amafaranga ute wanyoniwe icyo utajya utekereza neza ntabwo wabisorera tureke kwirirwa tuvugana amagambo menshi ubwo akazi wamaze kukabona inzira n'umuhanda mu gitondo ubone hano mu wa mbere tutangira gukura ano mashusho nyakeneye naza kubikumbise nawe kado no mashusho yakura kandi ugomba kuza wiyogoshesheje icyo gisatsi kimeze nk'icy'abantu akazi umenye ko gakaze bro uzi ufite agatwe kameze nk'akaga kandi kwandika kandi uyu imbesire n'ijye babangamira ujye utumbwira wabonye nimero yanjye nimero yose se wayibonye yego
ndayifite ngava mu nzira rero kakagegera kakabwa nikakubona n'amagambo menshi n'umwana ngo twivugira ibyacu wazamuka genda nketa n'ibiguru manza reka nkwereka akabazo afite kuva yaza kugera yagenda arimo araseka nanjye yamaze kwinjizamo ikibazo cyo gusa niko sha nanjye turatangira kubona ndimo ndaseka uretse iriya phone ubundi si ya mama wera ya phone se si yavuze ngo abana n'ababyeyi murababeshya n'abantu nizakavukire zo mu gatenga n'umuhirimbiri reka mu kanya turaje dutegereje ngo bitatu byanyu bamaze kubyohereza wanyuma nabisunitse wagihene we cy'ikana cy'ikigurube nabisunitse uraza kubireba ubwo rero njye mbangiye muri pause ubwo turasubira mu kanya pause sawa sante sawa ndagusanga saa sita mu kadomo urenza ndabageza nangaje undi ndahita nza nk'umusozi ubanze kubona seriye sawa iruka ubwo ngiye muri pause kuri icyo gitatu ubwo ndahita ngira tumeze neza ariko se abantu b'iyi minsi bose bafite ikibazo mu bwonko ikindi kivuye ngade kire kihaye karibu none nawe uraje wicare haguruka wakabwa iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se aha turashize noneho kazi washyiramo ubundi mwibonye mirya icara hano tuvugane urabonye n'amabwiriza y'akazi ariko se akakanura none subiza intebe zose urazicaraho cara hano nyarwanda bakowe none ibi ni urakobwa cyangwa umukobwa cyangwa barahanyiki kagegerara ana yanjye ako se bundi wowe amabwiriza tone nkubwiye n'amabwiriza kwanza aka kazi kuntu gateye ukinjiramo ibihumbi bingahe bitandatu wiki ese wagira ukakumviriza nko mu kirenge ibiguru byawe ntabwo byumviriza komera kaba ufite akaguru gatoya niyo mpamvu none se niba uraje gusaba akazi yaho ya ntibiba ibihumbi bitandatu guteze kandi mugiye kuma akazi muzayakore muri ka kazi none amategeko n'amabwiriza birakurikira gute banze reno kampani wanjigiwe urayibona bayita icyushyu ko bimeze ntabwo nari mbizi mu bayita inshyushyu limited niko yitwa banywa n'amata ko numva arimo inshyushyu aka kazi rero kuno gateye iyo ubonye akazi kangaha wamaze kuma ibyo bihumbi bitandatu sibyo ubwo uba wabonye nk'amata kubera ko umushahara uzajya uhembwa uzajya uguramo iyo nshyushyu ninywe ubwo umushahara nzakorera nzawuguramo inshyushyu gusa nushaka uzaguremo n'amaraya none se urajya mu bwenge igihe cyo nzaya nsabwa ni ukuguha ibiceri byanjye hanyuma ukagenda mu gitondo ukagaruka ugakora akazi ariko se ubundi ariko amategeko wayumvishije oya nayo numvishe reka mbwire sata numvishe itegeko rimwe rimeze rite rero itegeko ryo kumbwira yuko ngo amafaranga nzajya mpemba amafaranga uzajya uhembwa wowe kuza umwaraho usubira ngende supervisor hano uri boss n'uyu ni boss oya ngiye dore gahunda ukuntu zitaye hariya boss ni ndetse muri mwe ikibazo uje mu kazi uje gusaba akazi genje gusaba akazi ariko nsanzwe uyu mubosi hano nawe uraje yamenye se umubosi hano ari ako boss we ariko iyi jiri urabona ari iyi umva nkubwire ntabwo ari ibisakora tubatse ntabwo kanicare neza manze mu nta nubwo biba byemewe kwicara kw'iyo ntebe iyo ntebe niyo turimo turandikira wayicaye wose aho umva wayicaye utese urimo kumuha amabwiriza ahubwo hano ni bosi ninde muri mwese uretse gato amabwiriza n'ingiyo atanga uyu se akaba amaze icyaha uyu se wari uri kubibwira ibintu ngo by'amata ajya ngo kampani yanyu bayita amata inshyushyu iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se arimo araburana sha uyu mugabo aratuma njye ndwara n'umutwe zabanje guca kwa bosi kunywa inshyushyu abavuze ngo ni bya bigage byaraye epfo ahubwo yari areko cy'igitera bya byagwa byaroye hepfo kwanuze iyo nigeze kubona urabeshye gatsindwe nzago n'igihugu wakana kano kagabo sinzi icyo turimo turapfa turapfa iki upiki nanjye Umugabo aranyanga. naje gusaba akazi umaze gutanga mu uretse naje gusaba akazi nicaye hano uretse mwana mabwiriza nicaye hano nsanze hano bosi aka kagabo k'agakozi ntangaje ejo bundi karimo kabwira abakozi bagenzi biwe
ati ntibazajye baza banywa inzoga none nako karazinyweye njye na musaza arahepfo ari kunywa ibigage uyu nguyu tuziranye kuva kera umugabo dusanze muri kampani tangira kose usubonye ko azayigira ngo ni boss ubonye abyigira ngo ni boss ra kandi niwo nari nzi ko ari boss uratanga ngahisha cyenda bari cyatano cyonyine agakene nureba n'ubukamambiri kaze ka ubukamambiri kose ko none suko nyene waza gusaba akazi ufite amafaranga ako namwe no kukinjiramo n'inkweto zimeze bya bibobisi ahubwo nari nzi ko ngiye kumubitanga akavanze urumva agenda nkagira utuntu mba nikemurira nkaza numva twanyaguriza akazi kanyu ugomba kwinjira mu kazi uyu mugabo aragutera umwaka ndakura kuvatira umwaka ugutengeye umuntu atanga icyatano nkanjye hano ngiye kurya burusheti z'ibikisha none se umuntu yaza gusaba akazi koko afite amafaranga mujye mwumva nawe utaza gusaba akazi utafi ubiwaye kana urabona nawe wacu nese ubwo urumva habura amafaranga wowe ni kijana muri geto ni abana urya ese wajya umwana urabona ataranshije mu duka bana barangiye gusa birimo nta kindi harahodotse mu nda hiwe harahodotse umeze nka nyumba kumi ariko nanjye wenda kuzi turaziranye buriya nakurebera nanjye cyane ukabikurikirana yewe buriya ntabwo njya mva ndagifite cyiza abakobwa bamaramo imbaraga papa bro ariko wa mwana ni mwiza hari umwana hariya mfite watanje uri nyashi none bosi nawe mbana n'ibiraya ibiraya turi kumwe hano umva rero mubwire ibintu tubona ugenda aho wavuye dore ngahari nukuri reka mbabwire ahasigaye rero mumbabarire naje gusaka kuvugisha ibindi bisabwa oya ndaza na tageti hano mbanza mu menu umutwe kuko arimo arandushye vugana nawe ndabona basi reka mbabwire ndabona kagakoresha arakananiye wenda bibiri ndabibona umva ndagasukira uza abantu bapfuye ukuntu bangana nabwo ndajya kuguza wati mbirisi ego komande ye muva 2000 ntago twayemera bitatu uwo front wari urimo uratubwira ntakiryeho ntago byakunda nshaka ngahe se wenda yanima mumfashe nyine nk'umuntu ntago twagufasha kuko abantu bazajya bakwishyura ntago muzamufasha komera n'amaguru nibajya kukwishyura amafaranga 10,000 buri muntu ubundi bakubwiye amategeko kwinjira ni 6,000 ku munsi ukajya uhembwa 10. Mama yangu game over. Nzikari kampani y'Uganda bro arasaza ariko kandi se tuje gukora ibintu n'isukari cyangwa bonye no mashura byitiranye wanjye kibazo ibintu byeretse nuguhinga se ntimukabyara imburagiye kubanza ugasiza ikibanza wakabwa utangiye kurakara umukobwa nakora musore we ibintu twakuye ntabwo nta bintu by'igiti hano bikenewe nta bintu wawe bonyine uracukura ano masho yakuremo uri kumva kandi nutangira mu gitondo ano masho niyo urabanza kuyakuramo n'umunwa ariko tuzatahana tuyarye hako arasaza nuratana turabuka kajya imbere ndahiye gahami nuyatana turabuka guteze none se turayakura tuyarye aya mashu na yakamba none se uyu mubasi yamwe yakira kangubaza iyo wubatse inzu byange bikunda ugomba kuyibamo yugisenya ariko nyine inzugi zishaje zihabakene ayo masa no mashu arashaje nyine tuyahabakene nkatwe tuje gusaba sawa nyine murasaba kazi sohembwa 10 ku kwezi burumva umukene 10 ku kwezi 10 ku munsi nako iminsi 27 ufite icyo kibazo sa amadolari 20 ngaho nyandika ndeba ko kazi kanyu wenda ndebe ko nayo nubwo bwemba mu manyarwanda ni amadolari 20 ni amadolari uzajya kuyakurira witwa nde nuko ni amadolari twebwe duhemberwa ubwo tubwiriza navuga amazina munyangana munde kanyenganda ndufite izina rimwe nk'ingo kayingo banyize se banyu nibyo bakwise soroto kanyenganda soroto no mazina ndakwambiye uko no mugabe nani karindwi yarari arabundaza uyu nguyu kabisa ariko uyu mubosi nawe kandi akenyeri wanoge uyu mubosi ni duhurira arahe kwa cya kigaje kandi akenyeri wanoge uzakinguri uzagura nk'ibigaje nka 2 nawe kandi ako kanyenyeri cyangwa urayafite Kenya afite cash afite cash okay niba afite cash rero cyamashwe kamuhana ako sino mugabo ndamubwira ngo azana amafaranga akazana imfunguzo mu uze kubazana yamwe kigaje andi mani Kwa jina la Yesu undebere umuntu. Mushenzi wa numa ndakubwira ngo meza amafaranga kwazana amashwe kanyenyeri vuba nase katubwiye ngo afite cash bya telefone bijamo kandi nayo ngo kigaje araye ko kwa
samusure Eko se wagigira wowe ariko kashyira haraka. ako se nk'ubusamusure yabaye ibigage kugira ngo bigende gusa kanyago cyarako Agasore. utumye nguse ndagusetse cyane akanyenyeri karenda gutuma nigashake kavemo gatombagire ubundi akanyenyeri baza kagabanyije karindwi kubera ifuka y'izo zatangiye gutuma nanjye mvugaguza Karindagire kabiri. vuga make 0 genda uko ushatse 13. muba cyangwa gake 8 karindwi. abo bazimu 5 cyari karindwi. izo bwe amazina Samuel. amazina ni nyuma Samuel Sam. samu witukuje uyu handitseho Tukuza Marasha. handitseho nuzi yamugezaho yakajya amate handitseho akadohomba Samuel Nayabonye. biriho wayabonye okay ako muranyi nganyinyo tubona ugenda Ubwo rero kuna akazi gateye no kugera hano saa 12 zuzu urenzeho mu munota. urasanga yawe cyangwa uraramukuje saa 12 zuzuye akindi kintu nzana uze wambaye inkweto za Bobis zimwe nyine z'abayede bagiye akindi kuguzabasha ikigingisha kundi ureshya nacyo uko mbona ureshya na beto kizanyikorera se cyangwa nzakira aha ngaho he kutwo tubona ugenda ubwo nyine zarenza mbirebereje mu wagiye umugabo wabonye ko ari igisore ni igisoro umutondera burawe ni mutondera ura nanjye duhuriye mu kigage wambona kigage none se nyine wa mugabo we kigage nagiye ufite ikibazo ijiri wambese wayitubashije se wambwa njye mbabazi ijiri we utayitubashije hano mushyira n'umwana iyi gasire nayo ndayikura aba yanyweye ibigage ariko se umugore wasanga ari byo kazana ntabwo nabeshya kwinjira mana yanjye reba umukire yaragiye kitazanye n'ijiri muningera kuri porotaye ngo witware neza mu byumweru bibiri akira sha ngaye umuntu myinshi rero ngeze ngo ni ngufi uzafata kabutisi ko mana mu cyumweru bibiri witware neza ndagakura nanjye ubu ngubu ngiye kuzaya nk'utuntu tw'utuji nushaka kugira utuntu tw'utubwa ure ngaka akaji ahubwo uyu mukozi wawe gira vuba wanyoza wanogeye wanze ugashyiremo ako kajiri shaka uvuye hano ukambaye gafite ishyushyu tuzi bakazana abayede bagira umwanda ndabizi urabona agasuku kaba gafite umwanda wakabonye kampani nini tubaye supervise gira vuba wowe iso supervise hano kubera ukuntu witwaye neza bakaba wagira nasangira akagage shaka sasa rero umuntu n'umugabo yego sha umuntu n'umugabo fosho sawa turi kumwe sha namukora boss mu ntoki umukozi wamusiga amade wazamuka nta kibazo cyansiga n'amazi y'intoki ahubwo kirege nawe boss nawe yiyemera nk'umukarani ariko abasore mufike no kubyina wazamutse ukayungura musozi nzaguhamisha hariya wamuhamisha rimwe none ko bifunze nk'ikigoye we muganya mu iyo kigare urimo kwica ejo nzagukata amafaranga 2,000 kandi nayishyuye wayibinahe nyuma wishyuye akazi ntabwo wishyuye ijiri sha wishyura akazi n'wishyura cyangwa nijoro yishyuye cyangwa ushaka gufatana gusubiza se njye nkora nayo mfite mbagara frere ntabwo ufite ushaka no gufatana akazi miliyoni 6 ambika n'igicujire cyane mutagendamo ntanza kure uzabona nejo sawa kahira ukanga ubona urenga turacyari kukureba uragenda ureba inyuma gute ari deni reba imbere sha ugumye ugenda genda ureba kinyuma genda utaragurika nk'ifusi base bagera urabona bavuze ngo baraduha akazi noneho ko abantu bambwiye ngo baraza ngo nze hano bampa akazi none nkamara nta muntu uharisha abantu usanga ateka mutwe ntabwo bishoboka ndetse ndavuga kabisa ndabona bidashoboka kabisa hano aya mashuri asanzwe nyajyana mutwe ite mugabo nawe uje mu kazi agenda akaza mama nawe ariko arimo se cyane agenje mu kazi ariko bisa n'iyanjye urabona se
akazi hano ariko bavuga ngo aya mashu none se kubyaranye bamundi baha amafaranga ngo hari akazi nta muntu ugasanga nta n'umuntu umwe uhari nanjye ubu nibiriye kwinywera akagage ka mu gitondo hambe nawe nabuze n'amazi none dore saa moya narivuze ngo ubu natinze saa moya none nta n'umuntu uhari nta muntu uhari ntabwo rero aba ni abatekamutwe barakwiye abateka amafaranga agiye gucuruza 6 byanjye mbese zo natanze bitandatu izi ntebe inzugi nta kimwe dusiga hano nta kintu na kimwe dusiga hano ese bibaho ahubwo tudutebe tube dututwara Jesus. Jesus.